Ndabasuhuje cyane mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Mia Boss TV. Uyu ni umwanya mwiza twageneye kubagezaho amakuru kandi amakuru agezweho mu bintu byinshi bitandukanye bibera kuri iyi si yacu dutuye. Abasenga rero ni musengere Kongo ndetse n'abaturage bayo kuko ibintu bikomeje kugenda nabi kandi no kugenda bigura intege kuko leta ya Kongo yakomeje gukaza ingamba zo kurwana no guhangana n'umutwe M23 ukomeje guhangana n'ingabo za FARDC. Kubera rero ibingibi bivuze ko intambara idateganya kurangira vuba kandi intambara izakomeza kuba iminsi yose kugeza ubwo Tshisekedi azaba yumva yishimye cyangwa yishimiye icyo ashaka kugeraho mu gihe azaba yakigezeho. Nubwo bitoroshye umutwe M23 nawo ukomeje kumwambura uduce dutandukanye n'ibindi bice byinshi bakomeje kubyigarurira mu bihe bitandukanye kandi badashaka no gusubira inyuma, ubona ko badateze no guhagarara kubera ko Kongo ikomeje kubashotora. Ni mu gihe kandi Kongo ibikomeje kuba ishinja u Rwanda ko ari rwo rwihishe inyuma y'ibi byose, iyi ntambara ikomeje kubera muri intambara ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko Kongo yaguze drone nyinshi cyane yigamije kurwana na M23 ishaka kwisubiza uduce dutandukanye M23 yamaze kwigarurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaguze drone zitandukanye kandi zikomeye cyane zo kurwana no guhangana na M23. Bivuga ko izi drone zaguzwe zishobora kwikorera ibiro byinshi cyane ndetse n'amatoni y'ibisasu. Ishobora kwikorera misile, ikokorera amasasu matoya ndetse ikaba yakwikorera n'izindi bombe zishobora guturitsa ahantu hanini icyarimwe. Leta kandi ya Kongo ikaba bivugwa ko ishobora gutumizaho izindi drone ndetse n'izindi ndege z'intambara bifuza guhanganamo na M23 kuko bifuza ko ibice byose M23 yafashe byagaruka kandi bikagaruka mu maboko ya Kongo ndetse n'ingabo za FARDC n'indi mitwe bafatanyije kurwana na M23. Si ibyo gusa kandi Tshisekedi yakoze kubera ko ubu ngubu tuvugana biravugwa ko leta ya Kongo yamaze kongerera umushahara abasirikare n'abapolisi ba Kongo bitewe n'uko abenshi bari batangiye kwitera umugongo bakigira muri M23 babona ko ifite gahunda kandi iri gukora neza, ikorera abaturage neza, aho bafashe aho bageze hari umutekano usesuye kandi n'abasirikare bayo bakaba bitabwaho mu buryo butandukanye, bakitabwaho mu buryo bwiza. Ibyo rero byarakaje leta ya Kongo na Tshisekedi muri rusange. Bivugwa ko bagiye kongera bakasubiramo amasezerano ndetse no kwitabwaho kw'abasirikare ba Kongo bitewe n'uko aba basirikare bitabwagaho nabi ndetse bafatwaga nabi mu buryo butandukanye. Ibyo byatumaga batagira icyo batarwana ngo bashyiremo imbaraga kubera ko babonaga ko bari kwicwa kandi bakicirwa ubusa. Byatumaga M23 mu gihe bamishemo ibisasu birukankaga bavuga ati n'ubundi tudapfa ntacyo dupfira, nta mafaranga tubona, nta gihembo tubona, ahubwo icyo tubona ni urupfu. Kandi mu by'ukuri imiryango yacu istaragoringa, imiryango yacu itabona ikintu nyamukuru gifatika turwanira. Niyo mpamvu rero leta ya Kongo yiyemeje ko igiye kongerera imishahara abasirikare n'abapolisi kugira ngo byibuze barwane bashyize umutima hamwe, barwane bashyize umutima ku kazi kubera ko bumva ko imiryango yabo byibuze yitaweho. Bivugwa ko bazajya bahabwa ubwishingizi, bakitabwaho mu buryo bw'ubuvuzi ndetse n'imirire n'imibereho muri rusange, bakaba bakwitabwaho birenze kandi birushijeho. Ibi ngibi leta ya Kongo yabitangaje nyuma y'uko M23 ingabo n'abapolisi bafashe mu bice bitandukanye bagiye bafata, zajyanwe ubwo ziri kujyanwa kuba zigatozwa indangagaciro ndetse n'amahame ya M23 mu rwego rwo kugira ngo baze baharanire ubwigenge ndetse baharanire nuko abantu babaho bakaba kuri leta ishyira kwizana ndetse eka muri leta nyine itagira iheza kandi bakaba muri leta ya M23 iyo ngiyo ituma abantu bose babaho mu mahoro kandi babaho mu mutuzo. Ibi ngibi byatumye abasirikare bamwe namwe n'abapolisi babona ko uyu mutwe utari kurwanira kuba bashaka ubuyobozi gusa, ahubwo ari uko bifuza ko abantu babona umutekano n'amahoro muri rusange, cyane cyane muri turiya duce dutandukanye bagiye bafata. Bivuze ngo rero aba basirikare n'abapolisi bajyanwe gutoza bashobora kuzaza bahawe indangagaciro, ntibibuke ibyo leta ya Kongo yabakoreraga, ahubwo bagafatanyiriza hamwe kurwanya iyi leta ndetse bagafatanya na M23 kugera ku ntego nyinshi biyemeje kugeraho muri uyu mwaka ndetse n'ikindi gihe cyose bazaba bari kumwe. Nubwo ibyo biri kuba rero n'ubundi ntago bibuza abaturage ba Kongo bamwe na bamwe bo mu duce runaka dutandukanye bari kugenda bicwa n'abaturage bene wabo ndetse bakagenda bicwa urubozo n'urupfu rubi. Hari video yagiye icaracara ikwirakwira igaragaza abantu bari umuntu uri umusirikare uri gukubita abasivili ikibuno cy'imbunda ndetse akabamena imitwe akabica cyane ndetse abishe nabi. Ibi bintu iyi video iteye ubwoba kandi
kandi abantu bakomeje kugira ubwoba bw'ibi bintu biri kuba, bivuze ko imirwano n'ubundi nubwo iri kujya mbere ndetse M23 ikomeza gufata ibice bimwe na bimwe, ariko hari abaturage benshi b'inzirakarengane bakomeje kwicwa ndetse bicwa urubozo, bakicwa urupfu rubi. Ibi ngibi bidashimisha abantu ndetse n'abaturage, ari nabyo bidashimisha na M23 bikayitera imbaraga zo gukomeza kurwana kugira ngo abantu bose bagire kwibohora, bagire no kubona amahoro arambye, kuko ibi ngibi ntabwo byubaka sosiyete ahubwo birayisenya. Ibi ngibi kandi biraba mu gihe Kongo ikomeje kwikwa mu Rwanda, iruvuga ko mu by'ukuri hari abasirikare b'u Rwanda boherejwe kuba barwana na leta ya Kongo, mu by'ukuri inkunga ikomeye u Rwanda ruyiha M23 kugira ngo ibashe guhangana na leta ya Kongo ndetse ibe yayikuramo, ndetse igambura uduce tumwe na tumwe bivugwa ko ari utwa Kongo. Kandi mu by'ukuri ibi ngibi leta y'u Rwanda ntiyahwemye kubihakana, kubera ko bivuga ko ibibazo biri muri Kongo ari ibyayo ubwayo n'abenegihugu bayo, atari aho bihuriye mu by'ukuri n'u Rwanda. Ibyo ngibyo kandi bikaba mu rwego rw'uko u Rwanda mu buryo bwo kwereka amahanga yuko nta beef cyangwa andi makimbirane rufitanye na Kongo cyangwa n'undi wari we wese muri ibi bihugu bikomeje kurushinja ko ari rwo rutera inkunga M23 n'imidugararo iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko u Rwanda rwemereye South Africa ko ingabo zayo zakomeretse ndetse zimwe zirembye zakomerekeye ku rugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaza guca mu Rwanda ndetse zikabonera inzira zibasubiza iwabo, kuko ahandi hose byayoberanye babuze ahantu banyura. Ibi ngibi rero ntituzi aho bizagarukira, ntituzi amaherezo y'iyi ntambara, ahubwo abasenga mukomeze musengere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibintu ntabwo byoroshye, bikomeje kujya habi. Kisekedi akomeje kugaragaza ko atiteguye kuzamura amaboko ndetse no guhagarara ndetse no guhagarika imirwano. Wakoze kudukurikira, wakoze kubana natwe kuri Mia Boss TV. Komeza ugendane natwe, ubane natwe muri ibi byose, kandi tuzajya dukomeza kubagezaho update n'amakuru atandukanye agezweho.